Aha, amahoro y'Imana nshuti bakunzi bacu mu biganiro byacu bya buri munsi hano kuri Mukakarangwa TV. Turabasuje cyane rwose kandi tubahaye ikaze muri iki kiganiro ariko kandi kivuga butumwa. Ndabasuje cyane rero nkuko mubibona kuri kamera zacu kandi burya n'izanyu. Twongeye kuba n'umukozi w'Imana Mukakarangwa. Yewe izina burya nirikujije. Ni naryo muntu aha ni kuri Mukakarangwa TV. Turabasuje rero by'umwihariko tubifurije amahoro y'Imana muri iki kiganiro ariko kandi kivuga butumwa. We muntu dukurikiye n'umusanzu ukomeye cyane Imana y'umujuru rw'umugisha kandi we muntu wakoze subscribe ukaba uri umuryango ngari ukozi wacu Imana y'umujuru rw'umugisha. Nawe utubonye bwa mbere ni byiza kandi byaba iby'agaciro, byaba ikintu utazicuza mu buzima bwawe kuba wabokanze subscribe. Hanyuma rero reka twakire umukozi w'Imana abanze atangire adusuhuza hanyuma yibwira abadukurikiye birashoboka ko ari ubwa mbere hari abamubonye ubwa mbere hanyuma ubundi atubwire icyo Imana yashyize ku mutima we. Ni karibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Amahoro y'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane namwe mwese. Amen. Amen. So nongeye kugaruka imbere yanyu ni Mukakarangwa Devota, murabizi ku murongo wacu Mukakarangwa TV. Imana yacu ishimwe kongeye kusana ibiganiro byo guhumuriza imitima y'abantu. So muri iyi minsi hariho ibintu bikomeye, hariho gupfusha cyane, harimo abantu bari kuvuga ngo amagare yaramanutse, hariho kurwara, hariho guhura n'ibintu bikomeye cyane, ariko ntabwo ari uko amagare yamanutse nk'uko babivuga. Nta nubwo ibyo bibazo ari uko biza Imana itwanze, ahubwo bishaka kuza ari ibigeragezo, bishaka kuza ari kugira ngo Imana igupime, cyangwa se shitani yarakwirase, amaze kukwirata Imana nayo iravuga iti genda ndamugoye, icyo ntaguhaye ni ubugingo. So rero tuzanye ijambo ryo guhumuriza imitima, reka dutangire dusenga Imana. Turagushimiye Yesu, uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirihimbazwe. Tuciye bugufi twese dutunganye tubonere kugira ngo tubashe kuvugana ibyawe. Rero tugiye gusoma ijambo ryawe, fasha ngiye kurigabura, fasha abadukurikiye, ukureho ikizinga cyose, ukureho umugayo, utugirire neza, bitavuga Imana byose turabicyashye. Duhamagaye umwuka wera azabane natwe, atembere kandi azafata ijambo ryo bijyacu ribure. Urakoze urakarama mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen. Satani we waratsinzwe, ingoma ni ya Kristo, waciriwe ho iteka, tuzakwishima hejuru. Satani we waratsinzwe, ingoma ni ya Kristo, waciriwe ho iteka, tuzakwishima hejuru. Haleluya. Amen. Reka dusome hano muri Yobu igice cya mbere. Turasoma kuva ku murongo wa 20, ariko umenye ukuntu umuririmbyi yakubwiye ngo Satani yaratsinzwe, ingoma ni ya Kristo, uko bizagenda kose, kandi hari umunsi tuzamwishima hejuru. Imana ishimwe. Amen. Reka dusome Yobu igice cya mbere umurongo wa 20. Haravuze ngo Yobu ntiyabyinubira, akomeza gushima Imana. Maze Yobu aherako arahaguruka, ashishimura umwitero we, arimoza, yikubita hasi, arasenga ati, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubitwaye, izina ry'Uwiteka rishimwe. Muri ibyo byose Yobu ntiyakoze icyaha, haba no kubiherereza ku Mana ye. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Intego mfite iravuga ngo Satani ntakakuboneho ijambo. Mu by'ukuri Imana yabajije Satani, iramubaza ngo uvuye kuzerera, uvuye he?
Imana ibaza Satani uvuye mu isi harimo umukiranutsi w'Imana Yobu yirindaga icyaha n'ikibi akaba hafi y'Imana. Hanyuma ngo Satani, Imana igahora ibwira Satani, mbese Imana hari igihe yahoraga imwereka ko haleluya ko Yobu ari umukiranutsi w'Imana kandi ko Yobu agerageza. Hanyuma Satani rero nawe arangije aramubwira ngo nzamugusaba. Nibwo umunsi umwe Satani yaje ku isi aratembera arazerera, hanyuma Imana ibona ko Satani yabonye Yobu. Hari igihe Imana igusura ikakureba ikakwirata, hari n'igihe Satani agusura akagusaba. Ibyo bintu mubyumve. Hari igihe Satani ashobora kugusura akagusaba ku Mana, hari n'igihe Imana yakureba ikakwirata. Hanyuma ngo Imana rero ngo ibaza Satani ngo uvuye he Satani? Satani aravuga mvuye kuzerera isi. Imana iramubwira ngo mbe Satani, wabonye umugaragu wanjye Yobu ubu ujya akiranuka? Satani aramubwira ati namubonye, ariko icyatumye abikora ni uko wamuhiriye. Wamuhaye ibintu by'isi, afite inka. So abantu ba kera bakoreraga Imana ntabwo wapfaga kubonamo n'abantu b'abakene cyane, babaga bafite amashyo, ibintu byinshi. Muzi uburyo Loti na Aburahamu bari bameze, muzi uburyo imikumbi yarwanye n'abakozi bagatandukana. So hanyuma arangije aramubwira ngo uvuye, aravuga namubonye, ariko hari ikintu gikomeye Satani yasabye Yobu. Amaze gusaba Yobu, Imana iravuga ngo ndamuguhaye, icyo ntaguhaye n'ubugingo. Intego mfite rero ni intego ivuga ngo Satani nakakuboneho ijambo. Mu by'ukuri ubwo Yobu yari amaze gutangwa, nta cyiza yize yumva mu matwi. Ibintu Imana yamuhaye byose byashiriye rimwe. Abakozi barapfa, abana barapfa, inka zirapfa, amazu arahirima, ariko we yakomeje gukiranuka. Ngo mu bintu byose yahuye nabyo nta kintu yigeze yohereza ku Mana ye. So hanyuma abantu ba kera bo babaga bafite ubutunzi, yabona abo yari abufite. Ariko mu by'ukuri bavandimwe, mu by'ukuri abankurikiye mwese aho buri wese aherereye, nubwo Satani yafashe ubutunzi bwayo bakabujyana, nta jambo n'iri na rimwe ryigeze riva muri Yobu rivuga ngo Imana yarambeshye, Imana yamemukiye, Imana sinzayikorera, Imana nyivuyeho. Yobu ngo yarapfukamye, arangije ngo arimyoza yikubita hasi arasenga, ashimira Imana, aravuga ati Mana ndagushimiye. Waraza ukamubwira ngo inka zirapfuye, ngo Mana ndagushimiye. Hari aho yavuze ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasura mu nda y'isi nta kintu nambaye. Arangije ngo ahita avuga ngo ibiraba byose ndashimira Imana kuko yabimpaye ikabyisubiza. Rero hari igihe kigera ukabona ibintu byose biranze, ukabona abantu bose baranze, bakagenda badasezeye, ibintu bikagenda, ukareba ikosa wakoze ukaribura. Ariko si uko Imana yakwanze, ahubwo ni uko Satani yagusabye. Rero wowe wasabwe na Satani, wowe ufite ibikuremereye, si uko Imana yakwanze. Wowe umaze mu bitaro amezi abiri, si uko Imana yakwanze. Upfusha ubukwe buri munsi, si uko Imana yakwanze. Wowe wabuze umwana, si uko Imana yakwanze. Hari umunsi, Amen. Hari umunsi Imana izareba ikareba uburyo wihanganiye muri cya gikombe cyitwa Baka, igahita ivuga ngo birarangiye. Hanyuma twebwe tujye dufashwa no gushimira Imana, kandi tumere nka Yobu. Yobu ngo nta hantu n'aha hamwe Imana yigeze imubonaho umugayo. Rero Imana itukureho imigayo yagiye itubonekaho. Nawe wundi wumvaga yuko unaniwe, haracyariho ibyiringiro. Komeza mu izina rya Yesu. Imana yawe ntikuboneho umugayo, kandi mu bibaho byose duhore dushima. Niba ari abagiye Imana yarabagwaye yarabisubije. Niba ari umuntu wapfuye, nyine Imana yaramugaye mu myaka 3 yaramwishubije. Bayi dutegereze Imana, dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Nuko nari mfashanye iryo jambo ngo ridufashe, nanjye rimfashe. Sinzi nimba ari cyo babariza abo tutari kumwe. Hari icyo utubwiye uti abantu ba kera Imana yabaga yarabahaye ubutunzi. Ariko iyo turi muri iki gihe dusanga benshi bavuga ko nyamara ngo abakene karabona baba mu rusengero. Ese byagenze bite? Ni Imana yarakariye abakristo? Ni abakristo wenda bacumuye ku Mana? Twabihuza dute? So abantu ba kera
bo babaga bazi ko bazi ko hari ikintu bari busabwe kugira ngo babashe kugera imbere y'Imana. Wakoraga icyaha ukajyana gutamba, niba ari intungura, niba ari umwana w'intama, ariko abubu nimba ari uko bazi ko amaraso Yesu yabikemuye simbizi. Bo rero abantu ba kera barakoraga ahubwo Imana igahera imirimo y'amaboko yabo. Naho abubu bo barasenga akavuga ati Yesu yarabirangije, asiko nakora icyaha arabwira Imana ikamubabarira nta bindi. Ariko abakera barakoraga Imana igahira imirimo y'amaboko yabo. Abubu rero bamwe barakora ntabwo ari bose badakora, ariko abo ubona babaye abakene byanze nababa batashizemo nyine akabaraga. Ese buriya ntaho twabihuriza wenda n'ibyigisho bimwe n'imwe by'abapasiteri wenda bababwira bati icyiza nuko bahora mu cyumba cy'amasengesho, gukora bizaba biza. Wenda ugasanga umuntu ava ku wa mbere akagera ku wundi wa mbere ahora mu cyumba cy'amasengesho, nta kundi gukorana mba yigeze agira. Wenda ubwo ntitwasanga ari byo. Ibyo nabyo harimo wenda nk'abantu babikora, ariko nyine wabishoboye ntabwo ari byiza. Ushaka gusenga iminsi 5 wenda umwe ugakora, cyangwa ugasenga iminsi 2 ugakora, ariko nyine wabishoboye Imana wayibwira ikagushoboza ikagira ubundi buryo ikora, ariko ntubihe ahantu kugeza icyumweru kirangiye gusa. Yewe ndizera ko abantu ndababarije, kandi ndizera ko rwose mubasubije neza, habe mu buryo bw'umubiri mwakozeyo, habe no mu buryo bw'umwuka naho mwageze. Reka rero tubashimire, kandi nukuri Imana ibaha umugisha. Hari uburyo umuntu aba abana n'inzu y'ibitabo ntabimenye. Ubu rero natangiye kugenda nsobanukirwa umuntu turi kumwe gake. Njye nzagenda nunguka, ariko n'abadukurikira tuba tugerageza kubaganiriza kandi bizagenda neza. Reka rero nk'uko natangije ikiganiro nanagisoze nsaba umugisha. Mu by'ukuri uri mukuru wakabikoze, ariko ndumva nanjye nshaka kugusabira umugisha nkanawusabira n'abadukurikiye. Reka dusenge. Mwami Yesu, nukuri uri Imana y'igitangaza, uri Imana ikomeye. Niwe muremyi w'isi n'ijuru, utandukanya ubutaka n'amazi, ushyiraho umuntu, umuha gutegeka ndetse no kuyobora ibiri ku isi byose. Wamuhaye ko ayobora ibyo mu nyanja, ndetse unamuha kuyobora ibyo ku butaka byose. Nta na kimwe kirusha agaciro umuntu. Turagushimiye. Ni muri urwo rwego Bibiliya, ijambo ry'Imana, ijambo ryahumetswe nawe rivuga ngo abo kubahwa tububahe. Ni ukuri uyu mwene data, uyu mukozi wawe, tumusabiye umugisha mu cyubahiro wamuhaye. Turamukweretse kugira ngo urusheho kumukomeza. Mu izina rya Yesu Kristo, Mwami ndamukweretse cyane, ni ukuri ntakagabanyukirwe. Mwami Yesu Kristo, muri burya buzima bwose buba yifuza yuko bwagenda neza, uburyo yifuza ko abaturanyi be batera imbere urabizi, uburyo yifuriza ibyiza abandi bantu bose urabizi. Biri no mu byatumye ashyiraho uyu muyoboro w'ivugabutumwa by'umwihariko kuri interinete, kugira ngo abantu bajye bahagera bamubone, bumve ibyo avuga, bumve ibyo ababwira, kugira ngo bibashe kugira bivana ndetse naho bibageza. Nukuri tumusabiye umugisha wawe. Ni nako rero nsabiye umugisha buri wese wumvise aya magambo yawe, wumvise iri jambo ramushyize ku mutima, kugira ngo nawe rimugereho, rikore ku mutima we. Mwami Yesu Kristo, rigire icyo rihindura mu buzima bwe, kandi azajya ahora yibuka ko kuri uyu muyoboro wa Mukakarangwa TV yahakuye irindi jambo ry'ihumure, irindi jambo ry'ibyiringiro, bityo azarushaho kugenda abaho neza mu buzima bwe bwiza buri imbere. Turagushimiye rero kuri kumwe natwe, kandi tugushimiye ko haye umugisha buri muntu wese wari uri aha hantu. Mu izina ryawe rya Yesu Kristo ushobora byose, urakoze. Amen.